nawe twari twambaye ibisa nk'ikinini cya peneserine tugeze munsi ya Kingdom kwa Gitwaza tubona icyapa tubona umusore witubaritse ku cyapa turavuga ati mana yanjye ubu n'ubukwe bwahabaye reka nabwo tubuvumbe turakomeza nitwabigira impamvu ku kagendo kaba rudasumba paparazi zitangira kudufata amafoto turavuga ati mana yanjye ibi ni ibiki nitwabigira impamvu turakomeza kumbi ni ku cyicaro gikuru cya cano yitwa utuntu twinshi media studio mahirwe mana yanjye we dufata amafoto abapaparazi bakomeza kugwamo umufana ariyongera turifotoza aza n'abandi turifotoza turanje turababaza ngini ya cano yitwa utuntu twinshi je gukuraho zazindi zabasabe n'abayirene baranje baravuga ati yego tuafatira n'amafoto ahubwo urebye nabi tutakwerekana studio yacu yakasa mutwe kwinjira muri studio ya mbere muri East Africa y'utuntu twinshi media studio mahirwe manager atubwira ati rero mubwira abanyarwanda ko ibintu birenze mukubite mabo mubabwiye bakande subscribe turamubwira ati fata chance twebwe tugiye kwita tugukubita interview ya mbere nka zimwe zo kurari jaze cameraman atuminjiramo mikoro arangije yikoza hirya akanda kana kariya tugira ngo ni mu ndege kumba umunyamakuru wa mbere. Hello, what's up my people, ladies and gentlemen. Today is a special gusa is a very special. Ni MC Akwila muliba tubikari atangiye kumira amagambo turamubwira ati fata ikosora na B1 ntuzongere kumira amagambo maze bimeze bite bro genda B1 nararehose ecyo ngukorera umari nyota sha interview irangiye badutembereje ya studio ya mbere muri East Africa no kwisi yose ngo Donald Trump niyo yifotoreje amafoto yo kwiyamamaza turitubarika turongera turitubarika tubereka inzoga ya mbere reka nawe mukande subscribe kumurebe n'ibiganiro bica kuri UTMS utuntu twinshi media studio mahirwe reka nawe